bisaba gukora oreri nyine ku buryo uza gukuramo umwanya w'amasomo, umwanya wo kwiyitaho ku giti cyawe, noneho ukongeraho n'umwanya w'ibitaramo. Urumva bidusaba nk'aya masaha ya nijoro cyane cyane nko muri weekend. Ni ibintu biba bikomeye. Ese Ados, ubona kuba uri umuhanzi uniga muri kaminuza amasomo yawe, ubona nurangiza ishuri uzakomeza ubuhanzi cyangwa se uzakora ibyo wigiye? Bitewe nuko ibyo niga mbikunda n'umuziki nkora nkaba mukunda, ari ibintu byizana, si ukuvuga umuziki kuko ari uguhatiriza. Mbona nindangiza amasomo yanjye nzakomeza nkora ibyo nigiye, ariko n'umuziki nzajya mutera agatima nshisho nsore indirimbo nk'ebyiri zingahe kugira ngo abakunzi banjye nkomeze kubashimisha. Murakoze cyane. Bakaba batatu sezerabwira natwe ntitwarambye mu buzima bwa muhuze wa buri kazo y'ingahomba uhombahomba rimwe agahomba nyina hapfa uwavutse Kristo nawe yavukiye mu isi wese wamupinga ufite ishyano agarutse azabaze Yosefu na Nikodemu bo bamanukanye. Hari hanze aha hari umugani wasakaye, ntabwo nawita umugani, bati nta cyabuza imara gucuranga. Wasobanurira abateze amatwi Radio 10 na TV 10, ese ibyo bintu byavuye he? Ni ku Gikongoro cyanika, yitwa cyanika, ndetse n'igiti ngo mu mwaka ushize niho executive waho yadutelefone tubwira ko aribwo bagitemye icyo giti. Abantu impara zagiye gucuranga ahantu, none abaturage barahurura, babaye benshi barurira ibiti kugira ngo bazirebe neza. None icyo giti rero umwe yararuriye cyane ageze hejuru, ishami riza kugira amanuka, abanza umutwe hasi kwibuye, ako kanya amaraso nyine mu bwonko ahita apfa. Abaturage impara z'ibimenye zirahagarika, urumva ntabwo bakora umuntu arapfuye kumaze icuranga. Ariko kubera ibyishimo by'abantu bose bati umuntu tuzamushyingura ejo, nta kibazo, nimukomeze ndashaka kumugera, nta kibazo impara gucuranga, naho byaturutse icyo giti. Kandi nikirangirire mu Rwanda rwa Gasabo Nyamunini ntigenda mu bururu. Intantore ya Nyantabana intanga ikina ntama ibikayizihira ibiganiro byayo tubinganya nyiri Rwanda. Urahe Rwanda ari nkubirane n'ubundi nkazari zikike. Unamunyurwa n'umurenzi umurindirisha muzaba ingenga inkuba yazindeneye imirindi duhinduye mu mirenge y'Inyakiga. Simvuga nka ngo ndaziharaye bakobwa bazihanagura barazihana amarwa bihogo twayihariye. Noneho nzabwirwa n'icyagakuru kawe Mana y'inka zigeze kwiri, uzakabwirwa nuko tugiye kuhira. Nk'urubyiruko rusigasira umuco nyarwanda, ni iki wasaba urundi rubyiruko ruri hirya no hino kugira ngo rujye ruza rusure inzu nk'izi ngizi ziranga amateka y'u Rwanda? Icyo nabasaba ni uko mbere na mbere bajya bavuga ko mu mugani nyarwanda bajya bavuga ngo agahugu kibagiye umuco karazima. Numva rero nk'urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu cyacu, ntabwo rero tuzagiteza imbere tutazi umuco, tutabanje ngo tugere ku mateka yacu, tumenye abo turi bo, tumenye n'uburyo tugomba kwitwara. Nabashishikariza rero kujya baza, niyo waba udakora umuco wenda utabyina cyangwa udakora ikindi, ariko uri umunyarwanda, mbere na mbere ugomba kubanza ukamenya igihugu cyawe cyabayeho gite mu myaka ishize, ubu ngubu kiriho gite. Urakoze Emmanuel. Nabashishikariza nuko bajya basura ibintu biranga umuco nyarwanda. Urakoze cyane. Murakoze nawe. Rwanda rw'akanyarwanda. Nabaga maze kwambara, namara kwambara agafata ingabo n'icumu, ikondera rikavuga, tugagira umutahano. Twamara kugira mu ngamba, ikondera rigaceceka. Umukino w'intore ukaburangiye. Ngaho tubyinire turebe.
none Pastor Ezra Mpyisi mu buzima bwanyu mwabayeho bwose imyaka yanyu isaga 90 niki kintu cyababaje cyane uvuga uti iki kintu cyababaje n'ubujiji sifite n'abantu baye injiji gusa bakora ibyo batazi bavuga ibyo batazi cyo nicyo kibabaje ubujiji abanyamadini ubujiji muri leta mu bujiji nibwo bugenda bukabyarira ishyano nibwo bwabyaye jenoside. none Pastor nyuma y'ubujiji ibyo byose nk'umuntu wabayeho ukabaho neza hari ikintu cyagushimishije kurusha ibindi mu byo wabonye iki cyagushimishije? Ndashima Imana cyane yuko namenye ko igihe mpyisi ndinjije nicyo nshimira Imana nkamenya ko ndinjije aho niyitaga umuhanga n'igira icyo nzi menya ko ndinjije. Yitwa Emile Munyaneza Pfumukeri ni umusore uzwiho udushya twinshi cyane. Tariki ya 2 Ukwakira 2016 yakoze agashya kadasanzwe hano iwacu i Rwanda. Emile Pfumukeri yatwaye umugeni we mu igare. Turn to Night yarahabaye ikurikirana iby'ubukwe. Munyaneza Emile Pfumukeri amaze kuriza igare Murekatete Josiane kuri kamera ya TV10 na mikro za Radio 10 ati urukundo ruragaragaye. Wagiye ugitangaza ubwira abantu baje mu kugana? Ubu ni umunezero gusa urukundo ruragaragaye. Umugeni nawe Murekatete Josiane ni yaripfanye muri Turn to Night ati ndasaba bakundana kujya berekana urukundo ruri seriye. Uko bazajya bakundana bariseriwe. Igitwe aho Munyaneza Emile Pfumukeri yatambukaga hose abantu barafotoraga barasekaga barishimye biratinda dore Munyaneza Emile Pfumukeri n'umugeni we Murekatete Josiane. The day when I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I'll say, will you marry me? Nyuma y'imyaka 9 yose aba bombi bakundana, Emile ni yaripfanye ati noneho urukundo ruratsinze. Ndishimye cyane ngubu urukundo ruratsinze. Nzakubira iruhande nkumari nimba umura yawe utiyanaga mubavu wasize wampaye kunguka inshuti mbuye kwicarana nawe tuganira duseka